Welcome on AFM TV, the true gospel. Better family, better future. ikaze twakiriye abantu badukurikiye kuri EFM TV. Nagira ngo mbe uyu mwanya Sheri ko byari byose haraciye iminsi. Nijye wari kuvuga muri iyi minsi nijye wavugaga so turakwakiriye. Mabakire n'abantu bacu. tubasuze nk'ibisanzwe turabaramukije n'ukuri. Sheri ati nari maze iminsi mvuga njyenyine ariko urabizi hari ukuntu nyine agasarikare kazamo kakazenguruka na za nshingano zose yagabanyirijeho nanjye namugabanyirijeho akaba ari igihe twisanze nyine ari mu busanzwe wenyine, ariko ubushize sinibuka ukuntu byagenze, ariko yarambwiye ati nubwo ubuze rwose ntabwo ndi bubure ubushize rero byari bigoye ko bagerageje guhuza umwanya amasaha biragorana birangana gahunda nyinshi, ariko mu by'ukuri turabasuhuje uno munsi twambaye ensemble. abazi ko ngira banyambitse nk'umukongomani noneho uzi kugira rata ariyo wabisabye seriously ukabumvu nabavuyemo, ariko twumvaga tubishaka nyine gutsapa gutya, ariko ni ibisanzwe. Namwe mujya mwambara ibintu mukabona mwahuje n'abantu benshi mutandukanye, ariko twebwe tubabwije ukuri twabipanze. So rero uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuganira, tumaze iminsi tuganira ku masije abantu benshi bagiye batwandikira ngo ko none iyi ngiyi yo iratangaje, ariko ni ukuri kuba kuri hanze aha ngaha, ni ukuri kuba kuri muri sosiyete, ni ukuri kuba kuri hagati muri twebwe. So rero turumva ko nta cyatuma tutabivugaho tutabiganiraho, kandi mwarakoze kuko ibitekerezo byanyu mwadusangije, natwe bigenda biduha iyindi shusho. Shobora tuba dusangira byinshi, experience ari ibyo twanyuzemo, ari ibyo inshuti abo tuganira, ni sosiyete nyine muri rusange, ariko nanone ntibibagirwe ko ari hahandi tuba turi abantu bari kugerageza gutera intambwe yo gushinga urugo, ndetse n'abagezeyo nibura hagati y'imyaka ya mbere umwe kugeza kuri 5, ariko yemeza twiganirire uzi ikintu hari abantu bambwiye ngo ko tugiye ngo hari igihe dusota ngo tukagera mu myaka ngo na 15 ngo dufite ubwenge bwinshi. So ariko ni ibintu umuntu w'umwaka umwe n'umuntu w'imyaka 15 hari utuntu baba bagihuriraho. Umuntu ufite umwaka umwe mu rugo n'umuntu wujuje imyaka 20 mu rugo hari utuntu baba bakihuriraho, kuko urugo ni ikintu umuntu ahora yiga akabona ari gishyashya. ni ishuri kandi ishuri nyine niyo mpamvu rero abantu hari ibintu basanga bahuriramo, ukamubwira ati se ngiye kumaze imyaka 25 nubatse. Hari n'abantu basaza bakiga kandi akanakubwira ngo maze imyaka 25 ngo ariko ndacyahura n'icyo kibazo ishuri nk'irindi nyine cy'umuntu umaze umwaka umwe yubatse, ugahita wumva ko ibintu tuvugaho ni ibintu bishobora no kugeza mu basaza no mu bakecuru, wenda bikadufasha twese hamwe. Ni ishuri n'irindi, niyo mpamvu ko abasaza n'abakecuru baba bakiri kubyigana. Ndabona kaminuza ko umuntu wese ntabwo biterwa n'imyaka, ntibirangira, umuntu ahora yiga. Niyo mpamvu na mariage nayo tuyita ishuri, kubera ko umuntu nawe arakura cyane. Niyo mpamvu n'ibindi byose bigomba guhora atari ibintu bimwe ubona. Uyu munsi rero waririze, uyu munsi bimeze bite? Tugiye kuganira iki n'abantu bacu? Umugabo wanjye atsingiye kukubaza ibibazo ntekereza mu mutwe wanjye numva nifuza kukubariza imbere ya kamera, ariko ntabwo ari impamvu yo wenda kumbariza imbere ya kamera njye ariko bitekereza, ahubwo ni impamvu yuko utaza kunshika ahubwo ni impamvu yuko ibi bibazo namwe wenda mushobora kuba mubyibaza muri fiançailles cyangwa mu ngo zanyu, abantu bakimara gukora ubukwe ugasanga muri kwibaza ko ibi bibazo cyangwa mumaze igihe nk'icyo kumaze. So namwe wenda mushobora kuza guprofitira mu kavuyo, namwe apana guprofitira mu kavuyo, mushobora kuza wenda kubyigiraho namwe mukaba mwabibazanye, bigatuma umenya mugenzi wawe icyo akeneye kandi kimwubaka, bigatuma mwigana kurushaho. Hari igihe twigeze gukina, abantu bazi gusubira mu tuvideo twa mbere abantu bari bubikunde, wenda turaza no kudupininga
twigeze gukina turi kubazanya ibibazo biri fani, umwe akabaza undi akabaza undi tugasubiza, urabyibuka twari tukimara gukora ubukwe, ariko biba biri fani, umuntu iyo mubikoze biba biryoshye cyane mu rugo. So rero uno munsi bwo tugiye kubazanya ibintu biri seriye, ntabwo ko nyine hari ibyo utakora mutabohotse mutari free, iri fo yuko ibyo bintu mubanza freedom mu rugo ibikenewe cyane kugira ngo abantu bahuze muhuze, nimara guhuza umuntu kubazanya utuntu mube flexible kandi nta kubeshyanya, so imbere ya kamera wenda ntidushobora kubivuga byose uko bingana, ariko turagerageza kugenda dukora byafasha, ntiwabirondora byose ngo bivemo. Oya turagerageza, urabona kwa kundi umuntu avuga ngo ntabwo turi bubivuge byose, ariko byibura turagerageza n'umuntu uzabyumva nawe ugatakoringa nawe bizagira aho bimukura, bigira bimugeza mu rugo rwabo, nawe wenda avuga ati ibintu nabyigiraho without any delay, nta gutinda. Ikibazo cya mbere nkubaza kiravuga ngo uri tayari? Uri ready? Urahari? Ngiye kubaza Fofo ibibazo nka 5. Rero twumva ukuntu adusubiza. Umuntu wumva atari helpful, wumva atanyuzwe n'igisubizo ari bumpe muri comments nyabona. Ikibazo cya mbere nanditse kiragira kiti niki watekerezaga mbere yo gukora mariage? Niyihe shusho wajya gutekereza ni gute wajyaga wibwira ko urugo rumeze? Niyo expectation yawe muri makeya? Ibyo ni gute wabonaga ishusho y'urugo mbere utararwinjiramo? Ese ukirugeramo iyo shusho warayibonye? Rero muri rusange uko watekerezaga urugo niko wabisanze ugezeyo? Muri rusange umuntu wese ntekereza ko ari muri rusange, yaba umuhungu yaba umukobwa cyangwa umusore cyangwa umukobwa nyine, iyo bari gutekereza kubaka urugo, buri muntu wese agira ibintu atekereza akavuga ati so nitumara kubaka urugo rwacu hazaba harimo ibi ngibi, hazaba harimo ibi, hazaba harimo ibi, donc ugasanga buri muntu wese afite ibintu ari kwimagina mu mutwe we ko bizaba biri mu rugo rwabo. So rero ntabeshye nanjye hari ibyo natekerezaga ku giti cyanjye, nkavuga nitwubaka urugo rwacu, umwanya twahanaga tuganira, njyewe ndumva byanze bikunze ubwanyu uziyongera kuko rero tuzaba turi kumwe. Iyo ni imagination ya mbere nagiraga, uyu mwanya uziyongera, utuntu tutabashije kuganira tuzaba tutuganira turi kumwe. None namwimye umwanya ngo ntavuga. Oya ndaza kubwira ibyo nasanze ari ukuri n'ibyo nasanze bidahura. Okay, be sincere, you know. Okay. Umwanya so numvaga nego umwanya nka narabikundaga cyane, abasanga ari n'abantu tumeze kimwe, abagore benshi dukunda abantu baduha umwanya, so numvaga no mu rugo rero bizaba biri uziyongera. Icya kabiri natekerezaga yuko urugo iyo umuntu arugezemo like mwese muganira ibintu mukaba muri kuri same page, kandi mwese muri kumwe mugahuza 100% kuko muri kumwe murabona ibintu byose uko bimeze, nimujya kubiganira already muraba muri kuri page, muraza guhuza ibintu byose. Disagreement nyine kudahuza biraza kuba ari gake cyane, donc niyo uzayivuga cyose bazajya bacyumva. Nushaka kujya gutembera kurya nta kibazo, nushaka mvuga ibintu byose numvaga bizabiri ari futu ku murongo. Okay, no narakuboshye. Ikindi it's okay, komeza. Icya gatatu reka mvuge nka dutatu nibyo tuvugeho. Ikindi ni kumva ko ubushobozi, kandi guys ndabizara benshi aga turi buhuze, ubushobozi mfite ndumwe niba ngiye kubuhuza na sheri wanjye bizaba biri big noneho. So niba nahembwaga wenda tuvuge nk'ibihumbi 200 n'urugero ndi kwibana, sazi umugabo wanjye wenda ahembwa nka 300 cyangwa 400, so uno munsi bigiye kuba 600 mu rugo kuko abantu babiri bizaba ari tuma n'imodoka no kutamwubaka
nubwo wenda ari make wenda ntabwo ari ukuvuga ngo ni materialiste ahubwo ni ukuvuga ngo hari ibyo ngenda kubona niba ndi umuntu umwe nikorera ibi tugiye kubona bizahita bigenda uri wenyine tu so reka rero ngaruke kwa kantu ka mbere akantu ka mbere nasanze iyo mumaze kubana like hari imbaraga nyinshi umusore yakoreshaga mutarabana kamere muzarebe niyo umuntu muri a distance uba ukeneye kumenya amakuru ye cyane kurusha igihe mwegeranye cyangwa uri kumwe urugero rumwe uzambwire kangahe uhamagara umuvandimwe mwararanye mu nzu ku munsi umuhamagara kangahe ariko aramutse ari nko muri Amerika you make sure yuko uyu munsi twavuganye ejo twavuganye n'ejo bundi amenya amakuru rero n'ibyo ngibyo byo mu rugo na fiançailles niko biba bisa iyo mumaze kubonana yego tangira kuvuga ati wenda ari bubamagare mu gitondo bamamagare saa sita izo kore ziragabanuka nicyo kintu cya mbere gihari so ariko ikindi kintu nabonye hari aho byahuye hari wambaje ngo hari aho wabonye byahuriye wenda hari expectation wigeze ubona yahuye n'ibyo watekerezaga na reality ya marriage wasanze mu rugo ego hari aho bihura like kumva ugikunzwe ego nkuko nari nkunzwe njye byarahuye cyane dating time urambagiza time yagabanutse uko narambagijwe nkunzwe like nageze mu rugo mbona wow ndacyakunzwe I'm still ndacyakunzwe ikindi ndacyashyigikiwe ndacyashyigikiwe ibitekerezo byanjye nubwo byose bidashobora guhabwa uko nabyifuza 100% ariko still nubwo ntahise mbibona umwanya ariko arabishyigikiye utwo tuntu twarahuye ko naravuga azajya yumva ibintu by'ibura ndi kumubwira thank you kabisa nubwo rwose byose bitaza ngo bite ariko ntaga nshinege vraiment at least turaganira tugahuriza hamwe nkamushyigikira kanshyigikira urukundo kandi unyereka gusa umwanya reka mbabwize ukuri nubwo umwanya wabona utari kuwubona utari kubona nk'uko wabonaga barankeneye ntako batagize thank you nubwo umwanya wabona utari kubona nk'uko wabitekerezaga ariko reba neza ese uyu muntu byibura aracyankunda nubwo twageze mu buzima buri busy ndabibona arahuze nanjye ndahuze ariko byibura dukeya akora turangaragariza urukundo that's enough ibyo birahagije ubundi sasa mugahigira urugo sibyo rata yego mugahigira urugo ikindi nari ngiye kuvugaho cy'ubushobozi ni ukuntu iyo mugeze mu rugo like mugiye gutangira niyo wabaga mu kageto k'icyumba kimwe nko ku bantu wenda batubatse mugiye kuba mu nzu y'ibyumba nka 3 mugomba wenda kwishyura 150 n'urugero y'amafaranga watekerezaga ko aziyongera ahubwo hari ibintu byinshi bitangiye kuyakonsoma so niba watekerezaga ko muzahita mugura imodoka ntibibe bise bigikunda niba watekerezaga ko muzahita mwubaka inzu ntibikunde kubera ko haje n'inshingano nyinshi muzabana n'abagenzi banyu niba natekereza ko mugiye kwita mutwika ntibikunde mutwika nabyo bijya bibaho ntibikunde nibutse mu ijambo ry'Imana tubazi ibisi dusoma ukuntu bavugaga ngo Adamu ngatwika inda Eva uvuze gutwika rero urugize ngo ubwa mbere ubyumvishe uhise ubyibuka ko hari n'ahandi mu ijambo ry'Imana actually uzasome igice cya gatatu ariko gutwika kw'iyi minsi kongera ngo igice cya kane cya cy'itangiriro muzabibonamo ngo ni ugutwika inda ariko ubwo wari uzi gutwika kw'iyi minsi abantu basigaye bavuga kuri digitalized muri iyi minsi yego so kubera rero imagination nyinshi umuntu aba yaragize muri single life cyangwa se umuntu akiri wenyine bitewe n'ahantu wenda tuvuge nk'ahantu nakuriye experience z'ahantu nakuriye umuco waho ngiye uko nakuze cyangwa akanaka uko yakuze ikindi kintu gikomeye cyane social media zikakwereka urukundo rwa hanze rw'amafilme rw'ibiki byose uki-expectinga ko cyangwa ugateganya ko ibyo bintu ubonye aho ngaho ni ukuri nawe ugomba kuzabibona mu rugo rwawe experience uko nakuze niba aba bantu narakuze mbona
babasohokana babajyana mu bintu byinshi bitandukanye. Niba narakuze mbona aba onkire banjye wenda tubanye bakoze ubukwe vuba hari ukuntu bitwara, donc ibyo bintu byose bigenda bigatuma imagination zawe zangirika. rimwe na rimwe byita ko ari ukwangirika kuko hari ibintu utekereza mu mutwe wawe ko bizaza mu rugo kandi mu by'ukuri atari ko kuri k'ubuzima. Rero donc iyo ugeze mu rugo rero ugahura na reality cyangwa ugahura n'ukuri nyako k'umukunzi wawe wa nyawe, ibyo wasanze tu nibwo utangira kuvuga ngo oh wow, burya ntabwo ari uku byari bimeze, ntabwo ari uku bizakomeza kugenda, kandi ntabwo ari uko anyanze, kandi ntabwo ari uko atanitayeho. Ntekereza ko nagerageje gusubiza mu magambo yagutse kugira ngo abantu twese kaza aho ngaho mu mutwe. Ikibazo mpita nkubaza sasa kiba ni nka sub question nsinzi ko nta kintu ni agaki urumva uvuze ibintu byiza, expectations hari n'igihe umuntu agera mu rugo expectations zikanga guhura na reality. Icyo gihe umuntu wamugiriye inama ko ni kamwe ka bikako ni ikihe kidasanzwe noneho wowe waje kumva wari ibyo watekerezaga ugiye gusanga kwa Elisa, sibyo? Ni ikihe kintu ubwira abantu be honest? Ni ikihe kintu kidasanzwe wasanze utaruzi expectation ubwo waje ufite kuri njyewe usanga nyine biratangaje? Ushobora kuba wifite iri negative wagerayo ugasanga wow iri positive, cyangwa wagerayo ugasanga urugendo iri positive, wagerayo ugasanga wagerageza na reality ubonye bikahita ubona wow burya reality ni iyi Elisa nabonaga. So utwo tuntu watwumvishe. Okay. Icya mbere reka mpere ko kubyo nateganyaga cyangwa natekerezaga mu mutwe wanjye, nagera mu rugo nkasanga wenda ntibiri guhura n'ukuri kwa nyako. Ese nabyitwayemo gute? Cyangwa se wowe wateganyaga ibintu runaka rimwe kabiri gatatu kane, wagera mu rugo ugasanga ntabwo ariko kuri, ntabwo wenda ariko bimeze, ibyo watekerezaga siko bigiye kugenda. Ese byagenda gute? Se wabyitwaramo gute? So ikintu cya mbere ntekereza ko iyo umuntu agiye mu rugo rwe cyangwa ngo akoze ubukwe akajya kubana n'uwo bakundanye cyangwa na partenaire wiwe, ni igihe cyiza cyo kwigana. Ikindi cya kabiri ni igihe cyiza cy'uko ibyo wateganyaga atari byo ubonye, ni igihe cyiza cyo gukura mu mutwe. Impamvu byita gukura ni uko ushobora kuba warateganyaga ibyiza gusa hagahita hazamo down, ups and down, murabizi, hakaza ibyiza hakaza ibibi, hakaza ibyiza hakaza ibibi, bikivanga. So ni igihe cyiza cyo gukura ukamenya neza ko ntabwo ibintu bizahora ari byiza gusa cyangwa ngo bihore biri hejuru gusa, ahubwo ni ibintu bizaza bikajya hejuru then bikamanuka, bikazamuka bikamanuka. Ni igihe cyiza cyo gutegura mu mutwe rero, ukabwira mind cyangwa ukabwira ubwenge bwawe uti uyu munsi niba byazamutse ngomba kugumana umutima nari mfite, niba byamanutse ngomba kugumana umutima nari mfite, ntabwo ngomba guhindura amarangamutima nari mfite umukunzi wanjye ngo nuko nsanze nari nzi ko azajya ateka icyayi buri gitondo none nsanze atazi kugiteka cyangwa nsanze atagiteka. Mwigishe wiko bituma ushobora kuvuga ngo ahangaha ahubwo nkaboneye inzira nziza yo kongera gukomeza umubano wacu, strong relationship. Ati gute? Hari ibintu uzabona ari bishyashya utarigeze ubiteganya mu rugo rwanyu, uvuga ati ibi ngibi ntabwo bizigera bibaho, then ukabona birabaye, ugahita ubona wow, kumbi iyo arakaye ntukamera, iyo ibyo yatekereza ko ndi bukore ntabikoze, ni ukunguka reactinga, ni ukuyitwara. So ugahita ubifata nk'akanote ukabishyira mu mutwe wawe ko ukwiye guhindura ibyo utari wakoze neza kugira ngo umubano wanyu ukomere kurushaho. So ni igihe cyiza rero cyo kuvuga ngo ariko aho ni ku bantu bazi ni kameme icyo urugo rusobanuye, bazi kameme icyo Imana ishobora gukora mu gihe ibyo watekerezaga ko bishobora gukunda cyangwa bizagenda gutya bitari ko bigenze, ukabiragiza Imana ukavuga Mana natekerezaga ko bizagenda gutya none kuki atari ko bigenze, none kuki utampa ubwenge. Ni cyiza ko ni igihe cyiza cyo gukura mu mutwe ukabona ubwenge bwo kumanaginga ibyo utatekerezaga ko wabimanaginga, watekereza ko wabitwara mu buryo bwiza burushijeho,
njye niko mbitekereza ko ibintu byose nasanze bidahura n'uko natekerezaga igisa tugiye kubana njye nabonye ari opportunity yo kwigiramo ahubwo kubera ko niba hari aho nabonye umwanya wawe ari mutoya ahubwo ngewe nize kuvuga ngo ni gute twabona umwanya mu bindi bintu runaka tuhereza umwanya bitagomba guhabwa umwanya kugira ngo duprofite ya communication yacu idapfa duprofite bya bintu byose twatekerezaga ko tugomba kuganira twatubona tutari kubona umwanya nyine nize kubishakira umwanya agasigaye ubwo ni akandi rero gasigaye ni kandi ko kuvuga ngo ugiye kuduha noneho urugero cyanguyeho gituma byakuwe noneho par experience ko ushobora kuba wanatekereza ko uzakundwa cyane wahagera hakazamo n'inshyi n'ibipfunsi byose ibyo bintu bibaho yarati ibyo arababeshye ntabwo bigeze bibaho ahubwo yari urugero ari gutanga ahubwo reka mbabwira akantu ubu abantu bose bategereje kumva akantu kanguyeho gituma akambere ni ukuntu urabona sheri wanjye umuririmbyi akunda kuririmba iyo yabonye akanya rwose niyo hobi ye nicyo kintu cyonyine hari kimunezeza kuri iyi si so najyaga mbona rero aririmba nabateze amatwi najyaga mbona aririmba like mu rusengero bamutumiye mu ma event runaka nkabona ari ibintu bimworoheye cyane bimworoheye pe hahandi yashobora kujya imbere agahita azamura indirimbo gutyo gusa reka rero nzagere mu rugo urabona abantu baba muri kumwe ntabwo ajya guhimba ngo ajye hakurya iyo ngiyo reka mbabwize ukuri uyu murimo w'Imana Imana izawubahembere pe ibi bintu ni ibintu bigoye ahura na telefone recording umuhamagaro w'indirimbo nshyashya imujemo agahita arikodinga ku buryo handi mushobora kuba munaryamye nijoro ugahita ubona record someone is recording you know rero ikintu cyanyumviye ni uko kuntu nari nzi ko ibintu byose biri smooth bigenda nyine byihuta uruzi ko bavuga ngo tugende uririmbe bikahita bizira aho ngaho si ubwo umugore wanjye yarashimishije actually nabonaga byoroshye kandi n'ubundi ntabwo bikomeye cyane kuri we ariko like umwanya bibatwara yakora kuri piano gato piano igahora imbere ye aho atondangaho acuranga ngo sinzi ibyo bita ngo amapici noneho njye naririmba ngo out of pitch umva noneho ngiye ubwo nahise mbo down nahise mba umuswa wo kuririmba reka mbabwize ukuri ariko n'ubundi ntabyo nari nzi ariko noneho kubyiga byo nyine abaririmbyi mwubahwe anaza kumenya uko uririmba bazambwira nzababwira bamwe bagiye babizi ariko kuririmba ni umurimo nahise nubaha guys muravunika Imana iba yabahaye imbaraga zo gukora umurimo wayo ariko ntabwo ari ibintu byoroshye gutyo ariko guys Imana yabaye Imana ni ukuvuga ngo ikintu wari uzi nari nzi ko nyine impamvu byantunguye cyane nari nzi ko nzajya nsanga nk'indirimbo waranze nk'indirimbo 1000 nka bingahe tube turi kumwera ariko izo waba waranditse zose muhora mugira inspiration ashakanye n'umuririmbyi ni muri Kenya ariko umukobwa ni umuririmbyi noneho umusore yarazi ko wagize amahirwe azajya ahora muririmbira kuva mu gitondo baririmba jiska Sunday nanjye rero nari nzi ko tuzajya turirimba noneho agashya kabaye ni uko yagezeyo kubera ukuntu ibintu birushya abona umutima abo kuririmbira mu rugo ese kuririmbira mu rugo wagize ngo biroroshye ariko abandi bantu mwese mumubwire abantu donc abantu bagabo babazi kuririmba bahora baririmba kandi we wari n'umufana wanjye by the way yari umufana kandi twamenyanye n'igihe kinini ngera aho mbo umufana igihe nyine mbimenyeye kuririmba ko twamenyanye ntazi ko ashobora kuririmba ku giti cye ariko nyuma aho mbimenyeye mbo umufana so nari nzi ko rero no mu rugo tuzajya duhora turirimba ariko umva hahora composing icyakoze duhora twandika yandika rimwe na rimwe nkavuga ngo ngandirimbira nako ngakoze ariko ari igihe aririmba kuko nabimusabye ariko ntabwo ari ibintu gusa abantu benshi ntabwo ari ibintu buhura n'ibintu watekerezaga ko benshi ntabwo bazi ko habamo n'imvune
kwandika indirimbo kuriya tutuwera twohereza indirimbo wanditse urohereje ari amakorali ariko buriya bintu nibwo nese mbona ko muri abanyabwenge mugira amagambo gusa icyiza twebwe ni uko ibyo twavunikamo byose tuba tugira ngo dukurure icyo tubikora kubw'icyubahiro cy'Imana kandi ikindi nganzo burya ya gospel ni Bibiliya ni ijambo ry'Imana tumusoma ntabwo byagakwiriye gukomera cyane ku rwego nk'uko abandi bakomera ko hari indirimbo njya numva zisekera hanze kumva umunange ngo nzagukubita ibitoki ibijumba biraryoha izo ndirimbo zose urumva nk'abo bishobora kuba bibavuna kuko bisaba ko usobanura ibyo birayi twebwe rero it's a gospel ririmba gospel karimba Kristo karimba Yesu kandi naho byorohera ko Yesu araryoha araryoshye kumuvuga kumuririmba rero ibibazo nateguye numvaga nakubaza byinshi basi dushyireho second session ntacyo bitwaye tubararikiye undi munsi uzakurikira ibindi azambara oya tubararikiye ubyishe ariko n'umunsi ikinyarwanda so ariko ako kantu mugafate mu mutwe mujye mubona ibidahuye n'ibyo mwatekerezaga cyangwa ahantu hajemo gapfu mubibone nka opportunity yo kwigana birenzeho mubibone nk'impamvu ikomeye yo gutuma mwese mukura mu rushako rwanyu mugakura mukarenga ya ntambwe yo gutekereza iby'ubwana n'iby'amafilime n'ibyo izi ziba ari planke ukunda rwo mu mafilime akenshi bari planke ko ari bwifate nuko ari buvuge mubibonemo rero opportunity yo gukura mwese mugafashanya mubibonemo umwanya wo gushaka quality time for everyone buri wese ashakira umwanya mu gihe ziwe mu kazi afite gahuze ubutaha nanjye nzakubaza cyane njye uzakubaza none ariko ubwo ninjye wakubazaga numva ukunda kubaza reka turi umwe urumva reka tube ko ari fofu uyu munsi wabajije nanjye nzabaza next time okay tuzavanga next time ariko ni second session Imana bamugisha cyane dukurikiye ariko hejuru cyangwa se gusasa isaso y'ibyo byose ni ugusenga ni ukuba ubufi bw'Imana Imana niyo yubaka urugo rugakomera hari n'igihe wakora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko wasigasira yego ni party yacu tugomba guplayinga ariko byose nibijya byanga ujye ujya imbere y'Imana nta kimana idashoboye ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane namwe kandi turabakunda cyane ciao kwa Garanyo. Amen.